gahunda iteye sibyo ntabwo turibuze kunyira uruhande kejore ntuze kukanga abantu babwira ngo nibavugene n'andi matorero turi kuvuga kuri Grace Room kuko niyo leta yafunze izi nsengero zirabagushije murasaza ahubwo mubaye abasazi nge nibyo navugaga ntabwo Grace Room nigeze nyimvamo ntabwo nigeze nemera yuko hari Imana. Aha iri tangazo riri muri big screen njewe ikintu nabivugaho kuri Grace Room sindajya na rimwe ndajya gusengera ariko njya nkurikirana ibintu byaho nge hari abantu bajyaga bampa na link ngo njye gusengera nkumva umutima wanjye ntaguhamanye no kujya gusengera muri Grace Room zahereye kuva kera ziri kumbwira ngo tujyeyo ngo ngiye kujya Burayi ngo ngiye kugira gute none wari waravuze ngo agiye kujya Burayi ku izina ry'Imana Godfather yarambwiye ati maze iminsi umugabo wari ugiye kunjyanira Burayi twarashwanye kandi icyo gihe naramubonye yambaye ibintu by'imyeru ntabwo kwabaga ari ugusenga yabaga ari gahunda yo kuburese yo kuba ari agiye gucagura nyine ubwo yabaga ari muri cagwa nukunama yabaga ari nko muri unama nukunama ugatora ibyawe na Grace Room muri iyi minsi yari imaze kumera gutyo hari abarubyiruko rwari rwarapfuye mu mutwe rwumva ko gahunda ni ploti ndagenda ameze gutya man byose gute umurimo w'Imana muwuzanamo gahunda z'isi yesho njye uri kumbwira ngo ndajyayo njye gusanga y'Imana yihe turapfuye turashize muri Grace Room ntago inshuti zanjye zose zijya gusengera sindabona yasubijwe none mbwira usengera wasubijwe iki mu buzima bwawe wasubijwe iki ko Mana yanjye nabaye na biliyonera ngo iki jewe ndayisengera mfite n'amanoti yanjye Imana irambereza amadayimoni akuzuye akwaritsemo ngo iki njye nago ntajya imbere y'umuntu ngo ambwire ngo ugiye kubyara ngo umwana ngo bari baragufunze ngo ugiye kubyara umwana kandi mfite abana 4 icyo kintu nago kibaho umva umujama yataye umwana nago yegeranye nawe umwana nubwo afatanya n'umwana nundi nawe yataye umugabo bakagenda bagahurira muri Grace Room umwe avuga ngo uyu ngo ni fiance wanjye kandi aba fiance babo babiri bari kurira kandi bose buri muntu afite umwana we wowe uri kumbwira ngo uri kumbaza iki wowe ubundi DCTV Rwanda narakoroye cyane kuri iyi nshuro ntushobora kongera kunesha umutwe ubu sigiye naziye muri runo rugo mubona ryo ariko papa ntago rirarenga nuko tashanje sivita ubu ngubu abadamu natwe tugomba kwihagararaho umugabo yiha kwikomeza ngo kujya mwinginga mwihorere noneho cyane cyane iyo mbonye ka shyashya kuri njyewe ubu nkozeho n'abantu voilà icyo umemye niki nukundi dikiriza muri Rwanda c'est quoi ça Jeff none n'ikimenyemenye kugira ngo mwereke yuko warakaye neza umuhungire wawe ujye kwa se na nyina mais je dois prendre ma décision je suis un homme Jeff atinyuke ambwire ngo yariyubatse buriya Jeff yiyubatse ndakurahiye nuga mukutwari uriya mugabo uzamenye yuko databya unagushaka nambikwe ingofero y'ububyeyi ku myaka yanjye nashobora kumenya umwana uri kumbwiza ukuri no kumbwira ibinyoma mama wanjye ntago akwiriye kumenya ibintu byose bibera muri uru rugo ngende umukobwa ndi umwana muri uru rugo ntago ngenshi ndi kujya mubyukanira amapasi cyangwa se nk'uropa cyangwa se nk'ibyo bintu byose uri gutekereza uziko nahakaniye ababyeyi nigira inzanga nigira kubinkangisha nzakuniga njyewe nzakuniga izi nsengero zirabagushije murasaza ahubwo mubaye abasazi nge nibyo navugaga ntabwo Grace Room nigeze nyimvamo ntabwo nigeze nemera yuko hari Imana murakoze Jessica Natasha yarababaye Jessica fata ijambo uretse gashika buretse gato Jessica uranyumva fungura mic yawe Jessica Chanata uraruhutse kabisa uraruhutse pe biriya nibyo bita kwibohora gusa hari ibyo tutemeranya we nawo muri mubi kujya guhiga mikoro se so kubanza guca kuri nuzi byari byanze manuka gicucu komeza umva Godfather ndahari nanjye ukuntu ngiye imyemerere yanjye imeze ngewe ibi bintu by'amasengesho nshobora kugenda no ku ma platform n'ahantu hose nkahasanga abantu basenga aha iri tangazo riri muri big screen ngewe ikintu nabivugaho kuri Grace Room sindajya
na rimwe ndajya gusengera ariko njya nkurikirana ibintu byaho njye hari abantu bajyaga bampa na link ngo njye gusengera nkumva umutima wanjye ntago uhamanye no kujya gusengera muri Grace Room sinzi impamvu kandi njyewe icyo ntashaka icyo numva mu mutima wanjye bidahamanye ntago njyayo izo nshuti zanjye zahereye kuva kera ziri kumbwira ngo tujyeyo ngo ngiye kujya i Burayi ngo ngiye kugira gute none n'uwari waravuze ngo agiye kujya i Burayi ku izina ry'Imana Godfather yarambwiye ati maze iminsi umugabo wari ugiye kunjyanira i Burayi twarashwanye kandi icyo gihe naramubonye yambaye ibintu by'imyeru uri kumva none niba wari ufite umugabo wawe ugiye kukujyana i Burayi ugashwana nawe watangiye kwinjiza mu bintu by'amasengesho njyewe uri kumbwira ngo ndajyayo njye gusanga y'Imana yihe nitutisengera ku mugani turapfuye turashize muri Grace Room ntago inshuti zanjye zose zijya gusengera sindabona yasubijwe nago ndayibona muyimbwire Jackie wenda nawe yagiye gusengeraho nkuko abivuze mbwira ikintu uhamanya nacyo ko washubijwe ukavuga uti nashubijwe iki niki kandi narakibonye mu ntoki zanjye tuvugishije ukuri icyambere cyo ntibaguhugura narababaje se murahugurwa ntibabanza kuguhugura ngo babanze bakubwira cyokora ibitangaza no kuvuga ngo Imana ngo irababohoye ngo sinzi ibiki n'ibiki ibyo bintu byo njya mbyumva ariko sinemeranya na Grace Room ko najya gusengerayo n'umuntu nkunda ntago yajya gusengera kuko sindabona inshuti zanjye zagiye gusubira Jessica murakoze Jessica ufite amagambo menshi yo gushaka gusebya itorero ryacu ntago ndi gusebya itorero ndi kuvuga abantu bagiyeyo n'ubungu byabo bya none mbwira usengera wasubijwe iki mu buzima bwawe wose yego ko mana yanjye nabaye na biliyonera ngo iki jewe ndanisengera mfite n'amanoti yanjye Imana irambereza amadayimoni akuzuye akwaritsemo ngo iki ngaho genda ujya muri n'amadayimoni yo kuvugiramo ubundi se ninjye wafunze Grace Room unkome umva ndakwiyamye mugabo nsimbuke ndakwiyamye cyane utwo tugambo twawirigiriya koma n'amadayimoni akwaritsemo ndakwiyamye abakuri hafi bagufate we simbuke itorero mujye mutuza jewe ntabwo mvuze sinemeranya naryo kuko sindasengeranya ariko inshuti rero ko temeranya naryo ntibiguha uburenganzira bwo kuri telefone se wanzerereza ziwe mwereka ukuntu inshuti zanjye zimerewe avuze uko abyumva ntago abasebye jewe ndabasebye iki ndabona ubu inshuti yanjye yagiye i Burayi ko meruka igiye kujya Canada niyazengereye nibitsa umva mani mbabari uramutse ufite umushumba mwiza urumva Jessica uramutse ufite umushumba mwiza ntabwo wakwivuga ayo magambo yo gusiba umva mbabari umushumba mwiza n'umutima wanjye n'ukuntu navutse uko navutse Imana iranzi kandi nteguriye ibyiza njye ntabwo nzajya imbere y'umuntu ngo ambwire ngo ugiye kubyara ngo umwana ngo bari baragufunze ngo ugiye kubyara umwana kandi mfite abana bane icyo kintu ntabwo kibaho ndakwiyamye wa mugabo wese wenyine bivuga rero by'abapasiteri bose barabivuga bose bavuga bashaka kwibonera indamu no kubona ukuntu babona ayo maturo bose ngo Julienne wenyine ngo kimwe musebyaho ariko ndi kuvuga inshuti zanjye zagiye gusengera uko n'ubundi nsigaye mbona n'ubundi zirira ndi kukubaza niba ziguhisha ibisubizo basubije amafaranga zabonye bazisengeye ziguhisha ibisubizo byasubije ariko nshuti yanjye nzakwereke nzafate video bari kuhamagara kuri video kori bari kunywa amabyere bavuga ngo twisindiye n'ubundi turumva isi nta kitumariye none se ngwabo kwa gitwaza basinda ngwabo kwa minyoni basinda Jessica nawe rwose aho ngaho nawe cyangwa kwa gitwaza cyangwa kwa Masasa ndi kukubwira njye ntago nkabije ahubwo nuko no mugabo ashaka ko mvuga na kari murori njyewe bikumva turika ndetse bakumva kari byo dukeneye Jessica vuga ngo ahubwo arara umujama we yataye umwana umujama yataye umwana ntago yegeranye nawe umwana nubwo afatanya n'umwana n'undi nawe yataye umugabo bakagenda bagahurira muri Grace Room umwe avuga ngo uyu nguyu ngo ni fiance wanjye kandi abafiance babo babiri bari kurira kandi bose buri muntu afite umwana we wowe uri kumbwira ngo uri kumbaza iki wowe ubundi uri kumbaza iki ko batabavumbuye se ko batabavumbuye kandi bafite umwe afite umugore wirirwa arira n'undi afite umugabo wirirwa arira umugore yanye mu mwana urabona bya umukobwa avuga ngo pastor avuga ngo yabonekeye ngo umukobwa n'umuhungu ngo bagiye gukundana ngewe nkubwira umusore wishyuye pastor amafaranga 500 ngamuye pastor yo umukobwa bikarangira banabanye kandi tubizi ko ari diro byakinnye na pastor ibyo rero ntabwo niba barakinnye na pastor diro niba barakinnye n'ibiki ngende kukubwira abantu bajyayo ubwo wa musheri w'uwo nguwo kubera iki
bataravumbura ko umwe afite umwana kandi atabana na nyina kandi baserera buri munsi kuki bataravumbura ko uwo mukobwa nawe afite umwana kandi ise w'uwo mwana nawe amukeneye bari hano hasi ayo madini yose ni injuga baba bashaka nyine indamu rero nyine nanjye nibyo ndi kukubwira kandi basengera hehe basengera muri Grace Room uri kubyumva sasa wowe ntabwo wabibura ari washaka guharabika yonyine uvuga amadini yose muri rusange nyine nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo uriya mupasiteri bafunze ngo yibye miliyoni 9 we ntabwo yakoraga ibitangaza akazamura urawe n'igisambo ruharwa uretse kubera iki wumva ari igisambo natwe ntituvuze ko pasiteri Julienne ari igisambo ahubwo ikintu tuvuze ni ngo gute atavumbura abo bantu gute atavumbura abo bantu babaje mu rusengero reka tubigenze gutya Jessica vuga usoze dufate ke John kaje umuntu agera kuvugira mundi mfite n'abandi bantu kuri Twitter ntabwo ndahangaha ho yakomeye yego ikintu ntemeranya nacyo ni umuntu uri buzambwira ngo ndi kuvuga amahombo uretse tumaze buri kiganiro neza ko nabona mutagiye kubinyaramo gahunda iteye sibyo ntabwo turi buze kunyira uruhande ke John ntuze kukanga abantu bambwira ngo bavugena andi matorero turi kuvuga kuri Grace Room kuko niyo leta yafunze nibo bataye ibishanga ubu ngubu mugomba kujya guhinga makadamia cyangwa mukajya guhinga ibireti ku mukamira ibintu gahunda ukuntu imeze ntihagire umuntu uvugira indi torero tuvuge kuri ringiri bafunze mureke kuza kuvuga ngo no Grace Room turi gukoresha ku itangazo ritanzwe na mukanya Grace Room ya Julienne Kabanda bayiziritse bayambuye ibyangombwa ubu ngubu bagiye gusubira mu kabari n'abandi bagiye ke John uje mu kabari n'ubundi ke John ntago ndunguye ko asengeragayo rero ntimuzi ngo tuyahuze n'ayandi se bayafunze ayandi yafungiwe kubera iti mushaka kubinyura uruhande turi kuri Grace Room yafunzwe na leta bayifungiye iki abakirisitu bayo muri kubyakira mute ese iyi ngiyi ko ifunzwe muri kuva rero mureke kunyura uruhande ngo mushake kugoragoza tuze kureba kubera iki bayifunze abakristo muri Grace Room muri kwiyakira gute mureka abantu bayivugeho kuko leta yayifunze ibyo bintu byo kuza kunyura uruhande turi kuyivuga ko bayifunze Jessica turika jewe ikintu ndi kwivugira hano hakurikiraho Jackie hakurikiraho ke John urumva hanyuma n'itafata umuntu bita urabizi ko nkubana platform yawe nje nta muntu uri buza nshyiramo ibitekerezo ngo Grace Room ngo yarabanya amasengesho ngo bayigambaniye gute umukozi w'Imana bamugambanira atarabona icyerekezo cy'abamugambanira so mureke tuvuge ibiriho uko bigomba kuvugwa kandi asengera abantu barwaye sida bagakira yes ibirema birahaguruka atwerekeje hazaza akatuguruza urumva arakubwira ati ngo ejo ngo uzaba iki niki koko niba ubyizeye wenda ushobora kukibana I don't know ariko nukubera iki we atamenye ko Bakame ari bumwatake ngo anamenye ko ibi bintu byose bizakurikiraho kuko ribu yarasubije Bakame yanditse irandika ngo ntacyo dufite cyo kubivugaho nonaha ribu bukeye itanga rino tangazo urwego rw'igihugu rubyutse rutanga rino tangazo naga ari twarushyizo nabo babonye ko nta buzima gatozi iryo torero rifite mani reka mbabwire amafaranga yacu arashize nubwo muri kuvuga ngo turi kuvuga ngo nta kintu ngo twagezeho icyo twagezeho nacyo barakitwambura kandi ntitugikene nose tuzari imisoro ya leta niturangiza tujye kuriha n'imisoro muri hehe harya bahita mu masengero murakoze leta yacu y'ubumwe turabakunda cyane mukomeze mudukurireho abatwishyuza imisoro ngo bayijyanye kwa Yezu setu nta kindi wowe umupagani Jackie warabatijwe ejo bundi fata ijambo njye ikintu nabivugaho ibi bintu urumva turimo turavuga ku itorero Grace Room Grace Room ugiye nasengeyeyo urumva niyo mpamvu ifitira ry'umubiri njye Grace Room nasengeyeyo ibitangaza biberayo narabibonye nabyiboneye n'amaso yanjye urumva ikintu njye nabwira abantu Imana ntago imenyerwa Imana isubiriza igihe ishakiye niba njye ndimo ndongeza mu ijambo Jessica yagiye avuga ntaco mu ijambo nivugire Jessica niba abashuti bawe baragiye gusengera muri Grace Room bagahanurirwa ikintu runaka bakaba batarasubizwa buriya bazasubizwa nta umenye igihe Imana isubiriza sibyo kandi tunahagaze n'amaguru yacu abiri y'abantu biboneye iby'Imana ikora sibyo Imana ikora iki
njyewe ntago naza ngo nkubwire iby'Imana yankoreye n'ibyanjye hagati yanjye n'Imana y'ibyo yakoze, ariko nanone ntago naza nanone ngo mbakorope mu mitwe yanyu imyumvire yanyu ngo nze ngo nyijagatemo, kubera yuko hari n'igihe kigera amatora agakora amakosa runaka, sibyo? niba bambuye ibyangombwa n'andi matorero barayafunze, ni ibintu bisanzwe kuba bafunga amatorero, ariko mwiza guca imanza ngo gutya na gutya ngo Grace Room ngo nta mana iriyo ngo ibiki n'ibiki. None se abantu bajyaga gusenga iki? Bajyaga gusenga ikigirwamana? Niba nta mana iriyo bajyaga kurya show, ari mu kabari mana, ntago basigaga imbari bazireba. Okay, noneho ko agiye gusengera yo dayimoni w'ubusamanya kuvuyemo. Nambaye umubiri bro, ngomba kubibutsa ko nambaye umubiri. Nose ndi mwijuru, ndi mwisi. Rero Imana iguha imbaraga zo umva, sheri, ubundi iyo bagiye gusenga. Oya buretse Godfather tuganire. Ndi Godfather reka noneho nanjye nturike, buretse. Nokuri vuga Jackie, vuga cyane. Umwanya nivugire Godfather ntunyaka ijambo. Turika. Urumva? Icyambere nambaye umubiri njye ndi mwisi nago ndi mwijuru. Ayo matorero n'abana b'abantu bayashinje, si Imana yashinje. Urumva? Nabo bamara kubwiriza bakajya gusambana. Ibyo bintu mujye mubimenya. Ngo iki? Ntago basambana tubareba, ariko barabikora. Bikorera mu bwihisho, bakaza bakihana, Imana ikababarira. Ntimukaze gucira abantu imanza bro, ntabwo hano turi mu ijuru, turi mu isi. Hanyuma niba Imana ihari, kuki Imana yemera yuko bafunga amatorero? Niba hari ububasha bw'Imana koko, niba buhari, kuki ayo matorero bayafunga bigakunda? Ibi bintu nanone tujye tubisubiramo, tubirebesha amaso. Ibi bintu byaremwe n'abana b'abantu, ntabwo byaremwe n'Imana. Kuki amatorero bayafunga niba koko Imana ihari? Kuki bayafunga bayanyeganyiza bigakunda? Kuki abana b'abantu banyeganyiza itorero bigakunda kandi bivuga ngo Imana irahari? Ibyo bintu ntabwo nanjye mbyumva. Samutayimo ntabwo nanjye ibyo bintu mbyumva rwose. Godfather urimo urajyayo? Urashaka kuduhura kuri pano? Ndahari wese. Jackie ntabwo mbyumva. Sometime man tujya dusubiza amaso inyuma. Narabatijwe yego, nagiranye igihango n'Imana yego, sibyo? Iyo kanzu y'umweru nyirimo neza pe. Ariko sometime ibi bintu tujya dusubiza amaso inyuma. Imana koko irahari cyangwa ntago ihari? Irahari cyane. Iri hehe barimo barafunga amatorero. Abana bararetse ibimugi, abana bararetse kwiba, abana bararetse gukomeza basabiriza mu mihanda. Mwibuke ko Satani nawe afite imbaraga. Bari barabayeho abantu bazima mana, bari barabonye imiryango ngo ni Imana ibikora. Kuki bafunga amatorero niba Imana ihari? Mwibuke ko na Satani afite imbaraga ariko. Ntabwo arwaye ijambo. Imana yamwohereje ku isi ikavuga ngo oya, niyo mpamvu Imana yohereje Satani ku isi se ngo genda wasiugushije ishyano. Iryo shyano niryo riri kuba rero mu matorero. Sasa rero wa Mana, niba uhari igaragaza kuki amatorero bari kuyafunga, kandi urubyiruko turimo turakizwa, turimo turakwegera tuvuga ngo wa Mana we bimeze bite? Wa Mana urahari cyane ntabwo uhari? Urasoje? Ibyo bintu Samutayimo birancanga rwose. Hari igihe rwose ngeraho nkabukana keza, ariko noneho reka duturike. Ibi ngibi ntabwo byumva. Niko umwana w'umuntu arusha ububasha Imana, biba hehe? Byabaye hehe? Niba Imana koko ihari. Hari ikintu waravuze mu kanya cyo kuna pasiteri. Reka arangize point ye. Narangiza nawe uranyuganira kandi wowe John. Nawe uturika ku giti cyawe. Nawe usandare ku giti cyawe. Ni gute umwana w'umuntu arusha Imana imbaraga? Ibyo bintu ntabwo mbyemera. Niba Imana koko ihari, wa Mana wigaragaza. Bwa mbere bafunga itorero ryacu, ibyo mwarabivuze muvuga ngo twarishyuwe kugira ngo tubatizwe. Hanyuma n'abari 500 Grace Room yabatije birenga, nabo barishyuwe se? Julienne abona amafaranga yishyura abantu bangana kuri barenga miliyoni. Iyo Mana iri hehe ituma amatorero afungwa, ituma umwana w'umuntu azakazujubya abantu akajujubya isi? Iyo Mana iri hehe? Ntago ihari. Noneho uretse gato kandashaka kubaza ikibazo kimwe mbere yuko oya njye nababaye pe, ibyo birakabije. Ndashaka kubaza ikibazo, sibyo? Uremera kubaza imbazi? Waragiye urabatizwe ejo bundi? Yego pe, ndabyemera narabatijwe. Uretse iyo ubundi aya niba turuva kuri aya matorero, ubundi iyo umuntu abatijwe nuvuga ngo ubuvutsi bwa kabiri ubutandukanye n'ibya kera. Niba kuvuka ubwa kabiri wumve yego barakubatije, ntabwo wigeze
ushyira umushyukwe n'uyu munsi uravuga ati barakubeshye akantu nzakarya tugere gato yavuze bivuze ngo Jackie aya matorero ugerageze kumva n'impamvu ari gufungwa ntabwo bigisha ijambo ry'Imana ngo bajye deep umuntu uretse gato yagusobanurire ubundi kutwebwe ku bantu bakuru ho gatoya iyo ugiye gusenga wumve kugira ngo ubatizwe muri aya matorero y'adaparanga y'inzaduka Jackie bitwara igihe kitari munsi y'amezi angahe baraza kudusobanurira hano mfite abantu babimenyereye baraza kudusobanurira bagafata umwanya ku buryo Jackie utegurwa ukigisha ugatandukana n'iby'isi ukaba umuntu ushobora gutanga umusanzu muri sosiyete siko bimeze ariko uyu munsi umuntu aragenda akajya imbere ya kamera cyangwa akabyuka mu gitondo kuko yashaka abayoboke ashaka abantu urukunyumva akagufata akakudubika mu mazi sinzi urukubyumva umubatizo ari ugushyira umuntu mu mazi umubatizo ni ugutandukanya umuntu usanzwe w'isi bakamutandukanya n'iby'isi bakamwigisha imico bakanamuhana kamere nzima yindi yo kwigisha Imana no kumenya Imana turi kumwe so ijambo ni iryawe ibyo ndabyumva nanjye ndimo abantu babiri hari aho mbuw'isi hari n'aho mbuw'Imana hehe rero niho mbacangira rero nanjye mbakorera mu mitwe uri double agent yego ndi double ibyo byo mwicare mubizi ijambo ry'Imana none se ndi mu ijuru ijambo ry'Imana ngo ntabwo ugomba kuba akazuyazi ugomba gukonja sawa rero ijambo ry'Imana we ngaho igaragaze mu gihe barimo barafunga amatorero yawe wajambo wowe kuba bafunze urusengero rwa Julienne wabyakiye ute abantu mutapika je nahungabanye muri ngewe kubera yuko uzi impamvu byambabaje Godfa n'ukuntu munega amatwi unyumve ndabizi ko iyi live iri no kuri X reka nkubwire Godfa nge narababaye kubona barafunze itorero ryacu twe ngiye nabatirijwemo nge na Brian bakagenda bakadushyiraho urusyo ngo turabatera mwako bakavuga amagambo menshi bakagenda bakavuga amagambo menshi ngo twebwe dutumye ngo itorero rifungwa yego ngo ni gute ngo batizanga abantu ngo b'amaherena ngo b'amatatowaje ibintu nk'ibyo ibizimu nk'ibyo mani bakagenda bakavuga amagambo ameze gutyo mani umuntu akagenda akarwara toroma akirwara ahangana n'aba bantu b'isi ngo kubera yuko ngo agiye kugirana igihango n'Imana mani ibyo ngibyo umuntu arabyemera kuko aba yagiranye igihango n'Imana yego umuntu aba yemera guhura n'ibigerageza akarwana nabyo yego icyo ni kimwe ndimo ndibaza Grace Room uko bayifunze ariho hasengeraga urubyiruko rwose isi yose ariho yajyaga ubu biragenda gute none iyo mani ihehe nizo yigaragaza gahunda ukuntu imeze ngewe imisozi zanjye ziri gusubizwa ubu ngubu ngewe gahunda yanjye nkuko nasabye kuva mbere hano mfite abantu 450 kuri TikTok mfite abantu 300 kuri Twitter urumva ko ari hafi 700 hafi 800 kumvikana ikintu kimwe gahunda igomba kubaho ubu ngubu nkuko nabisabye kuva mbere bashinga itorero buri karere ryo kwigisha ndi umunyarwanda mukunda igihugu muri cyo gukunda Imana mutazi none se reka nkubwire ibintu biri biratanga iyo Mana iri hehe iri gutuma umwana w'umuntu ayirusha imbaraga akaza gafunga itorero byitwa ngo Imana irahari byitwa ngo iryo torero riberamo ibitangaza bimeze bite Jackie iyo Mana irahari iri he kurya umwana w'umuntu arusha imbaraga Imana koko yaremye ibyo byose ntabwo umwana w'umuntu arusha imbaraga iyo Mana ahubwo kandi bigaragara mureke ibya Kayizari n'iby'Imana bibi by'Imana nibi bya Kayizari butabyujuje iby'Imana ntabwo bishoboka ari ngibi ibi nibyo bigeragezo se bari kuvuga ngo abakozi b'Imana ngo tugomba kubyumva neza Jackie nuvuga ngo ibya Kayizari bananiwe kubyuzuza ibya Kayizari ubundi Kayizari yari umukoresha w'ikoro n'iby'isi niba barananiwe kubyuzuza rero iby'Imana babyuzuza bate ngaho da nuvuga ngo muri biranse ibya Kayizari mu bihe Kayizari iby'Imana mu bihe Imana ibya Kayizari rero ni ukubahiriza amategeko y'igihugu ni ukubahiriza igihugu urimo ukubaha ibyo kigusaba n'ibyo kikugomba yego niba rero udashoboye kubyuzuza ubwo icyo gihe ntango ubundi ijambo ry'Imana tubwira ngo niba udashoboye kubaha uri kuyobora wubaha Imana utareba urakora ukuyobora urebesha amaso yawe Ismail subiramo akandi Imana ureba utareba Ismail subiramo uravuze ngo niba ijambo ry'Imana tubwira ngo niba utubaha umuyobozi wawe ureba wubaha gute Imana utazi utareba mugarure Jessica nuvuga ngo first of all banza wubaha Imana banza wubaha abantu mu bana
ubaha amategeko y'igihugu abayobozi bashizeho ubaha amategeko abayobozi bashyizeho kuko amategeko bashyirwaho hanyuma numara n'Imana kubyubaha uretse gato amategeko bashyirwaho amategeko ashyirwaho n'abantu ariko hari amategeko y'Imana tuzi yashyirwe Imana yahaye Mose kuri wa musozi kuri ya mabuye abiri yego ariko hari amategeko dukwiye kubaha y'igihugu dukwiye kubaha amategeko ijambo ry'Imana natubwiye ngo niba ufite akazi ntubahe umuyobozi wawe nta mana ibikurimo kuko ufite kumugandukira ukabona kugandukira Imana yawe niba turi mu isi wowe Jackie mushuti wanjye urabizi turanakundana iby'isi turi mu isi nibyo twambaye n'umubiri niba wemera ko twambaye umubiri nta mukiranutsi uba muri iyi si please niba akajya hagiye n'umuntu gucira urubanza njye ndi ku ruhande rwawe nta mukiranutsi uri ku isi niba uri umukiranutsi biri tubwira ko bwira acumuye 7 kandi izo 7 aba yacumuye nyine abakiri umukiranutsi se nuvuga ngo rero niba turi mu isi kugira ngo tubaye inshuro 7 tubasha kumenya ariko buri acumura inshuro zirenge 7 okay munyemerere twakira abandi bantu hano mfite umuntu bita yego uretse gato uretse nsoze Godfather ariko wese okay ngaho soza nubwo wari wafashe ijambo kandi twari tutegereje kunze kuri kwa twagiye icyo nshaka gusorezaho ni kimwe abantu rimwe na rimwe hariye ibintu byo gusenga tugeraho ngaho kugira ngo tubifate nko gusenga tukabifata nka plot y'umugoroba man yewe Grace Room ntango mba blaminga barasengaga simbi igarukaho kuko abasengeye barabizi ariko urubyiruko rwinshi rwajyaga rugiye muri plot tugiye kureba ibyana tugiye kureba abahungu n'ibindi yari plot y'umugoroba hari abajyagaho kuri iyo plot hari abajyagaho bagiye gusenga ariko meni bajyagaho kuri plot njye mfite umuntu wanyumvise nk'inshuro 10 ambwira ngo mani ngo abaye ibyana wese njye ndajya kureba ibyana mani mfite bible muri telefone yanjye nanasoma n'ibiti yose Teddy Wilson yego icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa urubyiruko rw'igisenyi rwose umudivi umugatolika umusilamu bose yari plot ya nimugoroba ntabwo kwabaga ari ugusenga yabaga ari gahunda yo kuburese yo kuba ari agiye gucagura nyine ubwo yabaga ari muri cagwa nukunama yabaga ari nko muri unama nukunama ugatora ibyawe na Grace Room muri iyi minsi yari imaze kumera gutyo hari urubyiruko rwari rwarapfuye mu mutwe rwumva ko gahunda ni plot ndagenda ameze gutya man vese gute umurimo w'Imana muwuzanamo gahunda z'isi nshobora kuvuga aho ngaho niba barafunze amatorero nanjye ryanjye bararifunze simbigarukaho ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe nuko hari ibitujujwe niba mara kubyuzuza leta izabafungurira nawe uri pasiteri nanjye nuko Ismaili uretse gato nawe itorero ryo bararifunze oya njye ntango ndi umupasiteri ariko nanjye ndasenga nanjye hari ibitujujwe nimara kuzuzwa izafungurwa twagiye mureka twakira undi muntu rero nihangane agashikanyi ijambo ni ryawe reka nkumva hanyuma kurikireho mira kandi dukute tubangura abandi bantu kuri TikTok mutapinge screen ndabasabye mutapinge screen abandi musharinge live hari umugani muri Cameroon baca ngo nta sugi iba muri maternity ngo iki urenze byo kwibaruka no kuvuga nturi sugi numvise ko abantu bibanze ku bintu by'imisoro hamwe n'ibintu by'ubusambanyi mu bantu bariko baravuga nibaza ko nta numwe ari sugi arimo ndapfuye none kubera iki baduka bagatuka abantu ngo n'abasambanyi nimba uwo mukobwa Imana yamuhaye ubwiza ni ukuvuga ko amatantasiyo ari menshi abagabo bamukunda ari bose ni ukumenya icyerekezo cy'aho tugeze nimba rero muri iyi myaka tugezemo umukobwa agiye yambariye neza isengero bakubwiye yuko sijya beranda isengero ni nk'akaguriro hamwe abasuma abagura abambura rero kuvuga rero ko umuntu winjiye mu rusengero ugasanga bambaye ko agomba ni mubireke kubera Kristo yarabivuze neza bamuzaniye umuntu w'indaya bamushyira imbere yiwe amategeko yacu umuntu arabajije rero se mu rusengero ni ukujya gutega hahindutse mu migina ikibazo none wowe ugomba yuko kujya gutega ugiye gutega mu rusengero n'ugiye gutega ku muhanda ninde muzima muri nahitamo ugiye gutega mu rusengero vuga kuri Grace Room nibasomye itangazo Grace Room ribe ntiravuga icyo yateze ashobora kuba ari ingorane z'imisoro atari ingorane y'imirire reka rero tubirekere ubutungane bwa ribe bukomeze naho nimukomeze urakoze cyane kuvuga nta makuru ufite ntabwo bigeze bafungwa na ribe ngiryo itangazo aho hejuru fata umwanya ufunge mike yawe ugende urisome ngiryo ni RGB take yo rifunge mira fungura mike yawe murakoze cyane ndabasuhuje mwese Godfather n'abandi batwumva hanyuma hano kuri Twitter dufata umuntu bita urinde uza gukurikira
ni sisi after y'uyu mugabo ikomeye cyane kandi babaje nateye n'agahinda nta gahinda ntako ku bantu bogeza mutapige screen kuri TikTok byabaye biri mu bivugwa ku pastor yitwa Julienne yego no ku itorero ryiwe yego company yiwe itorero rya Kristo yarayoboye ngo iki mbisubiremo ntubyumvise navuze ngo ibirimo biba kuri pastor Julienne n'itorero ry'Imana yayoboraga abantu bakabyogeza babivugiraho amagambo bagiye kubatera ubwoba bw'imyemere bivuga ngo mujya mwirinda kubwira Jessica ntibagutera ubwoba uhita umusubiza urumva leta y'u Rwanda ndayubaha ndayikunda ni leta yanjye Natasha muhite mutwikuye umugabo mu bwiza ukuri mu munere ariko hari ikintu kimwe mu munere kitari cyiza yego komeza RGB baba barayitandukanyije wenda andi ma association sans but lucratif wenda ikavamo amatorero akavamo nimba barabonye ko ari ngombwa ko amatorero yakwibumbira muri yandi ma association sans but lucratif yari kuyoborwa n'umupastori mwumve kuko kabano bantu bawodite bose murimo numva babintervena nabo babahaye kuyobora RGB buvuga ngo guys mutapinge screen bataza kutumanura kuri TikTok mwumva uyu mugabo ni umunyamurenge w'umupasiteri mu biba mu matorero sibwo bwa mbere bibaye wenda mu Rwanda no muri Afrika nibwo bwa mbere dutangiye kubibona kuva igihe cya Yesu itorero ry'Imana ryaratotejwe kuki la persécution de l'église uravuze ngo itorero riri gutotezwa niba nkumvishe neza niko mvuze ugize ngo iki ndavuze ngo bino bintu biba mu Rwanda n'ibyabaye muri Afrika wunze mu rya Jackie uvuga ko umwana w'umuntu ari kurusha Imana imbaraga gatoteza itorero rye yego reka kumvugira reka ndangize ko yanze yego byarabaye n'ahandi burayi kuva igihe cya Kristo mutapinge screen kuri TikTok mu kinyejana cya 15 mu Faransa haza kuba reforme byari bitangiye nuko byari bimeze mukande hatimi impamvu navuze ngo RGB yakagombye kuba yayoborwa n'umupastori ndabyibuka muri Romania mu kinyejana cya 16 ndapfuye bafashe amatorero barakumira ngo bigeraho ngaho babona byabananiye nibwo batangiye itorero ryitwa ngo ni underground church l'église de silence abana bagatoki banyumve neza ni matière maîtrisée neza cyane nguki histoire de l'église narayize ntushire nk'amarangamutima no kubura umuheza ngo ni w'itorero nyiraryo arahari azarivugira oya ndavuga iyobokamana yego turakumva ariko mutapinge screen wako cyane polisi babakumiraga tuzanye umuhanga muri bibiri mwabyumvishe rigira imbaraga nyinshi baravuga ati kombera netensi mushakishe ukuntu tumixe leta ibikorwa bya leta tubishyira mu itorero tubemerere ariko tubakontorore yego bigeze aho ngaho bafata umugabo witwa Saline niwe waje kuyobora ishyirahamwe ry'amatorero yitwa kandi yarayobowe n'irindi torero irindi shyirahamwe ryitwa ngo ni association des anti-dieux tugaruke kuri Grace Room ndagarutse urumva ari byinshi rako yatandukiriye Grace Room abantu Grace Room itinga mike utapinge yari yobowe n'umushumba Julienne Simuze en particulier turugutapinga wowe urabizi ko kazi kawe gusharinga please ntabwo ugeze ubikora abantu barijamo communauté mu sharing live ya communauté yamenyereye yari isanzwe imenyereye ibintu byo kuraguza
bakagenda mu itorero bazi ngo barahabwa barakorerwa ibimenyetso n'ibitangaza siri place uko nukora gusa. Amatorero yacu ni centre d'éducation chrétienne, ntabwo ari centre ya miracle y'umubiri. Amahanuzi yarahanuwe kuva kera. Mwibuke ko Yesu bamuhanuye imyaka 100 ariko barategereje bigeze aho bihagera. Kuki abantu barambirwa akavangwa n'ibyo babahanuriye ntibyageze. None reka nkubaze hano uyu mukobwa abajije iki kibazo arabaza ngo urukunyumva ni gute umuntu aguhanurira ngo mama wawe ngo Imana igiye kumuhinza kandi nyoko amaze imyaka 10 apfuye. Ibyo ngibyo rero yatanze urundi urugero ngo uretse gato undi ati hano n'abana afite ababyeyi bari hano baraje mu kanya bakuvugishe ati ni gute umuntu ambwira ko ngiye kubona urubyaro muze kandi mfite abana 7 nabuze aho mudeza. Komeza ijambo ryawe. Ibintu murabikira urukonda kandi murakinyera kandi ari urukonda babafungire. Komeza. Okay, niba babafungira igihe kimwe umugabo witwa Samsoni agiye kutubwira ijambo ry'Imana uyu mugabo. Gideon yashenye ibicaniro bya Baali. Bukeye baraza baravuga ati nimumufate mu mwiki. Papa arababwira atari kose nimbasenye ibicaniro bya Baali. Kuki muvugira Baali? Baali ntiyivugira. Rero nimba Graceroom ifite umuvugizi wayo. Nimba yari mukuri. Umuvugizi wayo azarivugira. Nimba bari mu buyobe wenda nawe sore yabirahari ariko mureke gutera hejuru abanyarwanda ntitugakune ngo biracitse bana bama. Okay, mwitondere bino bintu ejo bitazaza gukora ku bantu benshi. Kubakoraho gute rero? Ntabwo uri kudutera ubwoba? Sintera ubwoba mvuga ukuri. Uravuze bizadukoraho gute? Ngukunda birabaye biracitse gute itangazo twaryanditse? Okay, narivuze igitekerezo natanze ngira vuga. Yego. Yo bateri RGB iyobowe n'umukozi w'Imana apana les antidieux nk'ama intervena mwuvanga. Murakoze cyane. Uravuze ngo bafate RDB bayihereze umukozi w'Imana uzi valeur. Urugero barahari benshi kandi barutana n'abaminisitiri ubumenyi. Uri kwiyamamaza urashaka akazi? Oya. Reka ahangaha twumva igitekerezo cya Natasha nakire Sylvie Nsanga. Natasha turiregera ngaho umwitinze gake. Natasha nyuma y'uyu mupapa hari ikintu wongeraho? Ndakongeraho fatiraho kiravuga nyaruka tugende. Bizakoraho sibyo? Yego. Nemera cyo nje buri bacumugana mu kinyarwanda ngo n'umusaza atinya nyina. Nje nubaha kandi hari brag ntazana. Yego. None kuba ibintu byabaye ntago ashaka kudutera ubwoba ngo turareka kugira icyo tubivugaho kuko Imana ntago itekereza nkuko wari gutekereza. Yego. Imana itekereza nkuko atekereza ngira guhana kuko wavuze ku bintu tuba twarapfuye nta muntu n'umwe wabukiriho. Ikindi kintu ku bantu umuntu wari wanandi Imana igumugisha ko umpaye umwanya abantu bari kwandika ngo insengero z'indaya bazifunge ngo bakomoza cyane cyane kuri Jackie. Ikindi kintu ngo ndi buvugeho ushaka ko mvuga kuri uyu mugabo gusa cyane re comment no kubyo Jessica yavuze. Turika. Urakoze cyane. Uyu mugabo ntago ndi bumutindeho ntago nshaka kumutindaho naho ibyo byo kuvuga ngo haraho bizakora ndumva ryari iterabwoba. Reka tumusimbuke. Ikindi reka ngere kuri Jessica rero nawe ahantu tutari bwemeranye kuvuga ngo kuki ngo Graceroom ngo niba yahanurira umuntu ngo kuki yo iteretswe ko igiye gufungwa. Ibyo byo cyangwa n'abantu bavuze ngo kuki abantu basengera nta mpinduka zigaragara. Yego. Kuvuga ngo buri insengero ubwo ari ibyo nta rusengero rw'ukuri rwaba rubaho. Insengero nyinshi zirahari kandi zisengeramo abantu bakijwe n'abadakijijwe. Uwo muntu ari Imana ku buryo agashyiramo agakiza mu bantu mu bayoboke bose bari aho ngaho. Kuvuga ngo rero
kuvuga ngo ba Julienne nge nta nubwo Julienne na Grace munayibraminga ngende kuvuga ngo kukiyo iteretswe kizafungirwaho ya kubera ko nanone muri Bibiliya handitsemo ko mu minsi ya nyuma ni ikibi kizitwa icyiza ikiza cyitwa ikibi iminsi ya nyuma kizaza kuvuga iki ni ukuvuga ngo ikibi kizaganza imbere abantu bakora ibibi abari bo nyine okay n'urugero nk'ubu ngubu abantu nta bantu benshi muzi bashyigikiye ubutinganyi se kandi turabizi ko byarimbuye Sodoma na Gomora ariko hari abantu babashyigikiye ku buryo unamuvuzeho wanafungwa ngo ni uguharanira ngo uburenganzira bwabo so rero ikintu nshaka kuvuga niyo minsi turimo kandi ikindi kintu mu minsi ya nyuma ibintu byitwa ijambo ry'Imana rizarwanywa cyane bizarwanywa Julienne nubwo yaba yakoreraga Imana bakaba bamufungiye nta gitangaza kirimo kubera yuko ijambo ry'Imana rizarwanywa ariko nanone Imana ntizigera yemera yuko abantu baza kwikingira izina ryayo baryihishemo kugira ngo baze kubeshya kubw'inyungu zabo runaka wowe ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko Grace Room yikinze mu ijambo ry'Imana kubera inyungu zabo bwite ntabwo aricyo nshatse kuvuga gusa fada wikirishamo ni ukuvuga ngo iyo Grace Room niba yakoreraga Imana nta gitangaza kuba yafungiwe kuko byanditse muri Bibiliya abavuga ko Grace Room itari itorero ahubwo ari kampani nk'ukuntu bakora ngira icyo mbivugaho nanjye ntabwo ndasoza ntabwo wamugore ibyo bintu bikora mute your mic Godfather ninge yahaye ijambo reka mvuge vuba nsoza ni ukuvuga ngo hagati Grace Room hagati iri muri ibyo bintu bavuga ko Grace Room yari kampani nk'uko wakora kampani ihinga ibireti nk'uko wakora kampani ihinga makadamiya wowe ukaba uri kuyita Grace Room nk'itorero kandi bavuga hano ko yari kampani nusoma mu itangazo baravuga ko ari kampani ihuriro ariko ntabwo bakora bakoze ibihabanye n'ibyo babaruje bakora iri torero muri Grace Room ntabwo nemeraga kujya gusengerayo sinabatirizwayo sinasengerayo kubera iki urumva kubera iki utabatirizwayo kubera iki wanze kujya gusengerayo ntabwo nafashijwe n'inyigisho z'uriya mubyeyi ntabwo numvishe ko ngwiki Godfather uri kumva ndakumva igira telefone Godfather ndakumva ntabwo ngewe inyigisho zaho ntabwo nge inyigisho zabo nagiyeyo rimwe ryonyine ritagira irya kabiri nabonye ikintu bakunda ari ukuvuga ngo ibitangaza ngo Imana yakorera abantu bigiye kubakorera numva nta jambo rya nyaryo barimo kumbwiriza sanga mpasengeye igihe kinini naba ndi mu buyobe ntazahinduka ndapfuye uhita kubivamo urumva Godfather ndakumva ariko nita mbivamo ndahira ko ntazasubirayo nagiyeyo rimwe numvishije nta gufashwa mpagire kuko ijambo ryaho ntacyo ryamariye urusengero nzajya kwicaramo bakarinda basoza nta jambo rizima bavuze ari uguhimbaza kuririmba no kuvuga iby'Imana igiye kugukorera n'ibiki byose by'ibitangaza ntago ngera urwo rusengero nsabwa nabibabwiye ndashaka njye ahantu bambwira ko gusambara kwagiye kuzandimbura bambwira ati niba ushaka ko Imana ikugirira neza senga uyegere uyibe iruhande urumva nibyo bintu ngiye ku giti cyanjye nshaka rero insengero ngewe mbona nta nyigisho nzima nkuyemo buriye buhanuzi bwa mbere bubaho ni ijambo urakoze cyane niba nta jambo rizima ndimo kuhumvira aho hantu ntago nzahasubira nta nubwo nemera nta nubwo nahemeye nta nubwo nari gufungwa kwa Grace gufungwa kwa gufungwa kwa Grace byakiriye ute gufungwa kwaho ngewe nta kintu byantwaye kubera ko ntago ari ahantu hanca amazi agakujya gusengerayo urakoze cyane ndagushimiye mbabara mvuga ijambo rimwe ko abantu muri kuvuga ngo Jackie ngo ni indaya Jackie usibye kazi imbere ya kamera akavuga ko asambana namwe musambana mu ibanga ejo bundi ntabwo tujya tukumva saga z'abantu b'abapasiteri n'abaki bose basambana n'abadiyakoni n'abaki bose Jackie wenda ikintu akora nuko aza akabivugira hano mwica imanza ngo nta nubwo bari bakwiye kubatiza ngo abantu bapfumuye hehe na hehe oya ariko nanone ndasubira ku kintu Ismael yavuze abenshi nanjye nzi basengeraga muri Grace Room muri prote yabaga ibajyanye burya ibintu byatangiye kumera gutyo nta mana ibihari iyo ushaka kumva prote ukababwira mu kinyarwanda ni iki prote ndi kuvuga ni bimwe byo kumva abahungu bavuga ati haba hari ibyana bya danje kubera ko hari abahajyaga wambaye uko ushaka waba wambaye impenure waba wambaye inkweto igera mu ryinyo waba ugiye ibere rishinze rigaragara nta kibazo nta rubanza baguciraga rero abahungu benshi bagendaga bagiye kuhashaka ibyana ndabizi n'abakobwa bavuga ngo bagiye kuhashaka abasore ugasanga bagiye nko gutegerayo yari rinye babaga urubyiruko abonzi benshi babaga bagiye gutegerayo Imana iraguhana
ntago impana ntago imana iri bumane. Njye hari abantu benshi nzi babaga bagiye gutegerayo batagiye gusenga ngo hari ibyana bya danje. Rero ikindi kintu Jackie yavuze ngo ntabwo Julienne yaba yarishyuye ngo abantu bose ngo bahabatirijwe. Ntabwo njye navuze Julienne ko yishyura abantu kugira ngo bajye gusengerayo. Nivuge ko ari urusengero runaka ntari buvuga izina kubw'umutekano wanjye. Bazaga guhereza abashuti banjye amafaranga nanjye ndimo nuko nabyanze, ukaza ibintu baguhanuriye ukabyemera. Kandi urusengero ruyobokwa cyane hano muri Kigali, ruba rufite abantu buzuye urupakiye. Waza niba bamanuriye ati Natasha ejo bundi wakuyemo inda, ni Yesu we, ni pastor nubibwiwe n'ikintu uzi ko ari byo. Bati nta muntu mwavuganaga ejo bundi uri kukubwira ibintu bya visa. Iyo baba we amavuta nigumamo, kumbi n'udufaranga bakubise ku mufuka abashuti banjye bo barayariye barayamaze. Urakoze cyane ndagushimira. Ijambo rya nyuma nasoreza, mumenye ubwenge, ikintu nababwira binashobotse bikaba byiza. Genda uganire n'Imana, mu nzu iwawe irahagera ntago hahejwe wisengere. Naho insengero nyinshi zabaye business no kwirirwa babakuramo amafaranga bababeshya ibitangaza bidahari. Ndagushimiye cyane, urakoze Natasha. Reka twihute mfate umuvita. Bora kuvuga nanjye 10 secondes sintebe. Inshuti yanjye wakwihanganye ko undi muntu amanitse ikiganza ugahita umukurikira. Désolé mbabarire cyane. Sylvie uranyumva? Ngiye no kugenda. Umva. Ngiye ikintu cya mbere bite? Ni sawa, yego. Bon, kwanza vraiment aimable grand yangu, je suis vraiment déçu yo kumva ibintu byinshi uvuze. Yego. Ibintu aimable avuze ibinteye ubwoba. Uyu ni umufeministe. Nubaha cyane nka mukuru wanjye kameme. Très éduqué. TikTok mutapinge screen ndabasabye. Ko se adabu aimable. Mais nute wavuga ko RGB nk'ikigo gishinzwe kuregulating ibintu bitandukanye harimo n'ama NGO cyayoborwa na pasteur ejo haji ejo bundi padiri utyo ariko nanone nkabona ko abanyarwanda hari ikibazo bafite mu mutwe kimwe, barashaka ordre en même temps ntibashaka ko ordre iba enforced. Kubera genda avuga nk'umuntu utazi kubera iki banafunze iryo torero, which is true. Nta nubwo ari itorero by the way. Hari ibyo bita itorero, hari ibyo bita za ministere bifite amategeko abigenga. Ngira ngo abe nashakishe hari itegeko rigenga za NGO na faith based organization birahari biri clear. So if you want development, ntabwo ikora mu kavuyo. And actually I'm coming from another school of thought aimable. Mu dissertation hapo semina watu tunaweza sikizana pale kwe. Moi je trouve que actually ko amatorero n'abakristo bagomba kwidevelopa mu Rwanda than in another place, because there are laws, clear laws helping them, guiding them how things should be. Itorero riberaho aba bafasi wara bakretien ba ile eglise. So kama eglise ikurikiye amategeko, nukuvuga ko n'abantu bari muri iryo torero baraba develope ibikorwa remezo birabageraho ari ibyabo kwanza n'ibyo ku ruhande no muri community yabo. So I really find it disturbing kumva aimable wakora statement toi comme quelqu'un éduqué, un grand frère que je connais, que amategeko y'u Rwanda ari antichrist kubera arimo ibintu bitandukanye. Hari ukuntu wabivuze bigaragaza ko se konsi hari itegeko hariya hakaba n'itorero baramubazi, ariko tukibagirwa ko ayo mategeko arimo abantu bari mu gihugu runaka, they need to follow laws. So how you people you want order when you want disorder? Parce que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de normes qu'il faut suivre, c'est du cavouillot ça, aimable. Ego. Ntabwo nzi icyo babafungiye, sinshaka no kubimenya, siko sindi umuntu w'iwabo, ariko njyewe nicyo kintu cya mbere nashaka kuvuga mu bintu biri mu mutwe wanjye. Kubera iyo bafunze ikintu, reaction ya mbere niyo kuvuga ngo barakabiye, barakoze iki. No, ahubwo question and say what is the law talking about? It's an opportunity buri munyarwanda noneho kumenya actually na za nsengero tujya gusengeramo na yahe mategeko ayayobora, kubera ayo mategeko natwe aratureba abarimo. Nimba RGB from what I know itegeko nukuvuga iki rivuga itorero cyangwa ministeri rigomba kuba rimeze rite, rikozwe nabandi, rihura ahantu hameze hate and turakatse eske les gens qui sont ici buri muntu uri kuza kuvuga arimo yarebye ari amategeko noneho tugesinge basi ngo mu mategeko 10 turatekereza ko baba bihirigiri no kusema tu aimable ariko wenje niko nasema vile niko nabisikia fata no ma WhatsApp groupe buri muntu arimo araza mais quand même les gens sont allés à l'école pourquoi? C'est pour s'informer, c'est pour lire. Nous, tuzatera imbere twangana n'amategeko. You people, we need to love law.
nubwo ayo mategeko natwe azadushiramo ariko we need to love it. None se mwibaze mu muhanda aho ari nta feruje buri muntu ari kugenda inzira ashaka utotipe arrive où nel pas. So amatorero abapasiteri abapadiri they are not a super men and whatever, they need to follow the law. Mutapige screen kuri TikTok cyangwa kajyana Bible biblique, non, c'est les normes et Dieu aime l'ordre, c'est un Dieu d'ordre, s'il vous plaît. Ngewe ahantu badakurikiza amategeko najya kuhasengera ute? Nimba bavuga ngo pasiteri yibye umutungo yayibye kubera ya mategeko ashirwaho ntabwo yujujwe. Niba bavuga ngo pastor is raping people cyangwa padiri, nukuvuga hari amategeko atujujwe. Agomba kuba enforced, agomba kuba monitored na ngabo sharing atubwire governance ya NGO ngewe yo ndayizi ariko y'amatorero sinyizi cyane ariko I don't think they are different organs. Ziba zishinzwe ibintu runaka. Iyi terero rero giye kwiyandikisha ndatekereza ko bikurikiza no seulement itegeko ry'igihugu ariko peut-être n'amahame international arishiraho ibi nibi. Icyo kintu ndashaka ko kiba clear, umuntu uza gutanga comment yitange kabisa arangije kumva ko there is no church and law, there is no me and law. The law is part of me. I need to live in law. The law is there to protect me, but also to make me accountable. So we want laws to protect us, but we don't want to be accountable to the laws. But what is that population about? I'm saying this in Jewe ntabwo nzi ibibazo byari amatorero, noneho ngewe nje ku muntu witwa Julienne n'umuntu witwa aba bagore bose mubona bavuga. Ngewe niyenteresheje kumenya aba bagore kubera iki babona abandi bagore benshi. Quand même, Aimable, you will agree with me qu'on a toujours dit que la religion était l'opium du peuple. Ngewe naje gusanga ko hari abagore babonera amahoro muri izo churches abari abagore for ABC reasons. Sometimes they have issues in their home, they have issues in their family, or they want just to be happy. And those women, we need to agree that they have given a safe space to many women. I'm not talking about men in Zikona bagabo bajya gusengerayo. Ngewe naba interesse nute aba pastor bagenda bakuzuza arena. Because I have my good friends bigiramo. Ugasanga they are giving people hope. Guys, stop the screen. They are giving people hope. Niba abandi bavuga ngo uzabona imodoka peut-être barakabya. But n'oublie pas que abantu we like people who give us hope. So mu byukuri ngewe we have to accreditate the role of church also in our well-being, in our happiness. Sometimes African, we have so many problems that nugenda ukavugana na pastor akagukubita igipindi uravugaho iminsi ingahe uri happy, and that happiness is good. Bon, je ne veux pas quand même qu'on babesha, but we need to accreditate the role of the church in our society. We need to accreditate it. Ko ikora ibintu byinshi muri byo vraiment hari nige bagukubita igipindi nk'uwo wavuze muzagira abana ubafite, ariko nge nabonye ko ushize ku munzani amacaca duhereza hope yo kubaho. Noneho nta kazi bakakugira ngo senga uzabona akazi mu mezi atatu, none se uzabaho by faith nyine. So icyo kintu tukibagirwe ku macaca. Noneho I have seen criticism on those women. By the way, I love those women. Not only they are smart, they are beautiful. Julienne we nyine je ne la connais pas, mais par exemple Mignonne ndamuzi, ariko usanga ari abagore biyubaha, usanga ari abagore who are making impact in people's life. So dusepara abo bagore na institution bari bakuriye, because here we are now confusing. There is a woman who was leading a church or a ministry, and then there is she's also a human being. Thank you, Sandra. So I'm finding that you people, you are being unfair on those women. Seriously speaking, you are being unfair on those women. Muba difference kwanza na church zabo and respect them. First as citizens, second as women. I think recently people were even bullying this woman, and it was unfair. Mwese bazanye past zanyu shaho bakazishira hano bamwe turazizi biruka mutukabaya abagore